nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ni Evariste mwongeye gufatanya muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ndaje kuvugana namwe kubabwira ngo Imana ishobora byose kandi nta kintu cyarogoye umugambi wayo. Sinzi ibikuremerereye mu gihe nk'iki, nta nubwo nzi intambara urimo mu gihe nk'iki ngiki, ariko ndagira ngo nongere nkubwire ngo Imana si umuntu wibeshye, kandi Imana ntabwo ari umuntu ngo yivuguruze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Reka mbabwire ikintu Imana yakoze kandi dukwiriye kuba dutekerezaho kugira ngo turusheho kuba abantu b'Imana barwanya Satani. Imana yasize imbere yacu icyo mu gifaransa bita conscience, cyangwa se yasize imbere yacu urubanza. Urubanza ruzava mu byo uvuga no mu byo utekereza no mu byo ukora, kandi urubanza ruzaza mu byabaye mu maso yawe n'ibyabaye byavuzwe mu kanwa kawe. Aho niho urubanza ruzaturuka. Reka mbasabe ikintu kimwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Yesu yaravuze ngo mbere y'uko uvuga ngo ubanze uzengurutse ururimi karindwi mu kanwa kawe, ntabwo byasobanuraga kurukaraga, ahubwo byasobanuraga kubanza gutekereza ibyo uvuga n'ibyo ukora. Abantu benshi muzi ko kwirukana Satani ni ukuvuga ngo toka Satani. Ntabwo iryo jambo ryirukana Satani. Abandi muzi neza ko kwirukana Satani no kujya mu rusengero mu minsi runaka. Ntabwo ibyo byirukana dayimoni, ntabwo byirukana Satani. Narababwiye ngo ikintu kirukana Satani ni objective, cyangwa se intego ufite, ubushake. Ikindi kirukana Satani ni amasengesho yo kwiyiriza, ukareka kurya no kutanywa ugahamagara Imana mu buzima bwawe. Narababwiye ngo ntago Satani azahunga kuko mwasenze cyane, mwagize amasengesho menshi yo kuba perezida mu rusengero, ahubwo nuko mwagize amasengesho menshi muri mwe mu mitima yanyu. Imitima yanyu nihimbaza Imana, Satani azahunga. Imitekerereze yanyu nihimbaza Imana, Satani azahunga. Ibikorwa byanyu nibyubahisha Imana, Satani azahunga. Satani ntabwo azirukanwa nuko tujya mu rusengero tukaririmba. Satani ntabwo azirukanwa nuko tujya mu rusengero tukabwiriza. Satani azirukanwa nuko dufite imirimo myiza muri urwo rusengero. Satani azirukanwa nuko dufite imirimo myiza mu bantu. Satani azirukanwa nuko dufite ibikorwa birwanya ugukandamiza kwa Satani mu bantu. Ikintu kizatuma Satani acika intege, fasha umuntu kuva mu bibazo. Ikintu kizatuma Satani asubira inyuma, gira umuntu inama imufasha gutera imbere. Reka mbabwire, hari ibintu tuvuga ngo Satani ngo Satani n'umwanzi wanjye, ngo yankoresheje ibi n'ibi. Hari ibintu Satani atazabazwa, kubera ko Imana yaguhaye ubwenge ngo ushobore kumenya icyiza n'ikibi. N'ijambo ry'Imana avuga ngo haraho Satani azagera akatubwira ati no, ibyo sinigeze mbigukoresha. Uzabwira Imana ngo Satani ngo yarambwiye ngo ngirire runaka jalousie, ishyari. No, azakubwira ati no, wari ufite ubwenge bwo gutekereza icyiza n'ikibi. Ndagira ngo mube maso. Ntabwo uzabwira Imana
ngo Satani niwe watumye nirukana umugore wanjye, niwe watumye nirukana umugabo wanjye. Oya, Satani azakubwira ati ariko Imana yawe yari yaraguhaye ubwenge kugira ngo utekereze icyiza n'ikibi mbere y'uko ugikora. Niyo mpamvu Matayo haranditse ngo mbere y'uko uvuga ngo banze uzengurutse n'imikanirwe mu kanwa kawe. Hari ibintu Imana yaduhaye nibyo bizaducira urubanza. Ntabwo tuzacibwa urubanza nuko Satani ngo yaje mu buzima bwacu. Satani ni conscience Imana yadusize imbere. Buri Imana ifite ubushobozi bwo gukuraho Satani uyu munsi. Imana ifite ubushobozi bwo gukuraho Satani ejo mu gitondo, ariko ntishobora kumukuraho. Erega nimusubira inyuma murebe muri Bibiliya, murebe muri Imana irema Adamu na Eva, yabasize muri Edeni, bararyoherwa ibintu bimera neza, baribagirwa. Bibagirwa icyo Imana yababwiye. Barenga ku isezerano. Muri Edeni ngo harimo imbuto nyinshi, ariko harimo igiti kimwe rero wabujije. Satani arangije araza aravuga ati reka ndebe ko aba bantu bafite ubwenge. Abantu Imana yandutishije, abantu bafite ubushobozi bwo guhabwa Edeni, abantu bafite ibi bintu byose, reka ngerageze ndebe. Ese abo bantu ko bafite izi mbuto zose, iyi mbuto imwe Imana yababujije bazashobora kuyireka? Satani araza ati umva, uriye kwa kiriya giti wabasha kumenya ubwenge nk'ubwo mu ijuru. Reka mbabwire, ndagira ngo ntawe imagine, shyira mu bwenge bwawe, uyu munsi Yesu akuyeho Satani, wakongera gusenga, wakongera kwitwa umuntu w'Imana, wakongera gushaka Imana, waba mu mudendezo. Mudendezo w'iki? Mbwira uti none se ko icyaduteraga gucumura ku Mana ari Satani ko yabakuweho, kubera iki twakongera gucumura? None se wakibaza impamvu Imana itayisirimbura Satani akimara gukoresha abantu bayo ibyaha? Nuko Imana yagiraga ngo umuntu wakoze icyaha azagira umutima wo guca bugufi no gusaba imbabazi. Waruzi ikintu gikomeye uyu munsi? Ntabwo Eva na Adamu begeze basaba Imana imbabazi. Nicyo gituma na n'uyu munsi tukiri mu ngaruka z'ibyaha bya Adamu na Eva. Ni bangahe uyu munsi baca bugufi bagasaba Imana imbabazi? Ni bangahe bemera ko bafite amakosa? Ni bangahe buri muntu wese ashaka gukurura yishyira ninjye munyakuri. Umuntu araguhemukira iyo aze kuvuga neza, iyo agutanze kuvuga, ni wowe uba umunyakuri. Njya nkunda kuvuga ngo ukuri kuzamuka muri esikariye, ariko ikinyoma kizamuka muri esanseri. Esanseri rapide. Waruzi ikintu cya mbere abantu bumva cyane bakagiha umwanya ni ikintu cyitwa ikinyoma. Uzi umuntu uri kukubeshya, ibyo akubeshya arabitaka, akabiha amavuta, akabivugirira, akabibyinirira, akabikwereka. Hano abazungu bo barahindutse, baravuga ngo ni marketing. Kubeshya mu bucuruzi, kubeshya kugira ngo abantu bemere ibyo ucuruza, kubeshya kugira ngo abantu bemere matiyeri yawe. Uri muribaza, umugore n'umugabo barabana mu nzu ntawe ubwizanya ukuri n'undi. Ukagira projet, umugabo akagira izindi. Reka mbabwire, ukagira konti, umugabo akagira iyindi. Ukagira gahunda, umugabo akagira iyindi. Mwarangiza ngo muzaha abana uburere bwiza, muzabukura hehe?
ntabwo bikunda. namwe ubwanyu ntimushoboye guhuza, none se muzahuza abana mute? namwe ubwanyu ntimushoboye gukundana, none se muzakunda abo bana mute? Reka mbabwire, Imana yadusize ibintu byinshi imbere, ariko iduha ubwenge kugira ngo dutekereze tunahitemo. Nakomeje kwitegereza cyane nsanga abantu benshi ku isi barashukana. Uzi iyo ndi mu bibazo ndashaka ko nabo mu bibazo. Ese ubwo ni urukundo rw'Imana? Ibibazo ndimo ndashaka ko nawe ari byo ucamo. Igisuzuguriro ndimo kurwana nacyo ndashaka ko ari cyo nawe ucamo. Uyu munsi abagore murashukana. Narasenye nawe senya. Abagabo namwe murashukana. Wajya mu kabarati ukivuga. Wagera mu rugo rugashya. Kandi abari ugutwikiye ejo bazaba guseka. Hariho ibintu Imana yaduhaye, ariko Imana izanatubaza. Yabahaye abana, aho kugira ngo abana banezererwe muri mwe barasufurira muri mwe. Wari uzi ko iyo ari itarama Imana yaguhaye nayo izakubaza? Nimba ushaka ko umwana wawe aba mwiza, mwereke urukundo hamwe, mubereke urukundo hamwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo ubiba nicyo uzasarura. Ariko urimo uribaza ikibazo gikomeye uyu munsi turimo kurwana nacyo. Kuba muri Yesu ni iby'igiciro. Ntiwaba muri Yesu ngo ugire ishyari. Ntiwaba muri Yesu ngo ugire urwango. Ntiwaba muri Yesu ngo wifurize abandi bibi. Ntabwo bikunda. Ariko umwuka ugupusa gukora nabi uvahe? Umwuka ugupusa kugira urwango uvahe? Imana si urwango, Imana ni urukundo. Uyu munsi urashaka kwirukanisha mugenzi wawe ngo ufate umwanya we, kandi ngo uri umukristo, kandi ngo uri umuntu w'Imana. Uyu munsi urashaka kwirukanisha mugenzi wawe ngo ushyiremo umuvandimwe wawe cyangwa se murumuna wawe cyangwa mubyara wawe cyangwa inshuti yawe. Warangiza ukajya mu nzu y'Imana ati ndi umuntu w'Imana, narahamagawe, nkunda Imana. Ushaka gukunda Imana wanga mugenzi wawe, ntibazakubeshye. Imana y'urwango, Imana isenyera abandi, Imana yanga abandi, Imana itishimira abandi bantu. Iyo Mana mutubwira ntabwo ndayumva. Nimba dusengana ariko nkaba ntakugira inama nziza, nuko ntari umuntu w'Imana by'ukuri. Nimba usengana nanjye ariko ukaba utangira inama nziza, ntabwo uri umuntu w'Imana mu by'ukuri ku buzima bwanjye. Erega Imana hari impamvu yadusize mu buzima turimo uyu munsi. Hari impamvu. Ntabwo uzi impamvu uyu munsi ndiho gutya. Ntabwo nzi impamvu uriho gutyo. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu igice cya 42 ku murongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Imana idufashe cyane. Yobu abwira Uwiteka ati, nzi ko nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ni iki cyarogoye umugambi w'Imana ufite ibikorwa byiza? Ikintu kizatwubaka mu buzima, ishyari ryisha abantu. Icya kabiri, nasanze abantu ntibajya bishimira ibyiza by'abandi bantu.
ubuzima ndimo ndashaka ko aribwo nawe ubamo, ibibazo mfite ndashaka ko nawe ubigira. Ibyo byose bigaruka kuri wa mwuka w'ishyari, ari nacyo gituma uyu munsi ntabwo abantu tukishimirana, ntitukishimira ibyiza by'abandi bantu. Ibyiza byawe numva nabyica, ibyiza byanjye wumva wabyica. Ntabwo ndumva intere zirimo aho ngaho ku bantu b'Imana, nta nubwo ndumva impamvu ziriho ku bantu b'Imana. Ibyo wubatse ndashaka kubisenya, kandi ibyo nubatse nawe urashaka kubisenya. Nabisanze mu nzira zose, mu buryo bwose. Yemwe no mwaba bazungu mu bihugu by'Uburayi, ni umwuka nahasanze, ntabwo ari umwuka gusa uri muri bene wacu, navuga ngo abanyafurika, by'umwihariko abanyarwanda n'abarundi, kuko dusa nk'abahuje umuco. Ariko nasanze no mu bihugu by'Uburayi uwo mwuka urahari. Ni iki gituma abantu batishimira ibyiza by'abandi? Nasanze ikintu gituma abantu batishimira ibyiza by'abandi ni ukutagira Imana. Buryo umuntu adafite Imana, ibyiza by'abandi ni agahinda k'umutima we. Tujya twishimira cyane kubona abantu bababaye, ariko ndagira ngo nkubwire, nimba uwo mwuka uwugira, uca bugufi usenga Imana. Ubundi wakabaye wishimira ibyiza bya mugenzi wawe, wakaba unezererwa urubyaro rwa mugenzi wawe, wakaba unezererwa urugo rwa mugenzi wawe, wakabaye wishimira cyane umurimo mugenzi wawe arimo gukora, kugira ngo wubake abantu b'Imana, ukabyishimira kandi ukanyurwa nabyo, ndetse icyo washobora kumufasha nacyo ukakimufashaho. Ariko uyu munsi haje umwuka wo gusenya. Umwuka wo gusenya rero usanga mu bantu benshi. Umwuka wo gusenya usanga mu bakristo, umwuka wo gusenya usanga muri famiye, umwuka wo gusenya usanga mu kazi, umwuka wo gusenya usanga mu bashefu, umwuka wo gusenya usanga no mu bakorege cyangwa se abakozi mukorana. Umwuka wo gusenya uzawusanga no mu baturanyi, inshuti z'Imana. Ni iki twakora kugira ngo duhindure imitekerereze ituma ibyiza Imana duteganyirije tutabigeraho? Ni iki twakora kugira ngo Satani ahinyuzwe n'imirimo yacu myiza? Ni iki gituma utishimira ibyiza bya mugenzi wawe? Ni iki gituma wumva wakirukanisha mugenzi wawe ku kazi kugira ngo murumuna wawe akajyemo? Ni iki gituma wumva wakirukanisha mugenzi wawe muri mu mwanya yari afite kugira ngo ujyemo? Reka nkubwire, akanwa kirukanishije mugenzi wawe, hari n'akandi ku ruhande rwawe gashobora kukwirukanisha. Ndagira ngo mbasabe ibintu bibiri: iga gukora neza utarebye inyungu zawe. Burya ntawe ushobora gukora neza wirebaho. Gukora neza ni ukutirebaho, kuko ni wirebaho ntushobora gukora neza, kuko uraza gusanga ibintu byose ubikeneye, uraza gusanga nta muntu ukeneye gufasha, uraza gusanga hari byinshi ukibura. Burya Yesu yadufashije kuko d'abord yaturebyeho, we ntiyirebyeho. Iyo aza kwirebaho ntiyari kwemera uriya mubabaro. Iyo Yesu aza kwirebaho ntiyari kwemera kiriya gisuzuguriro ko kimuzaho. Ese wavuze ukuri mugenzi wawe ntakabona amahoro? Ese wakishimiye ibyo ufite mugenzi wawe nawe akagumana purasi? Erega ushobora kumwirukanisha muri iyo purasi Imana ishaka kuguha irenze iyo ngiyo, ukisubiza inyuma. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kirogoya umugambi w'Imana. Nta na kimwe gishobora kurogoya umugambi w'Imana
ku by'Imana yagambiriye ku muntu. Ushobora kumwirukanisha mwako kazi akabona karenza ko umwirukanishijemo. Ushobora kumwirukanisha mwako kazi nawe ntukagiriramo amahoro kandi wabonye wa mwanya. Ariko reka mbabwire, kubaha Imana ni kimwe mu bintu bizagufasha kwishimira ibyiza by'abandi bantu. Kunyurwa n'ibyo ufite nibyo bizaguha amahoro y'umutima n'umubiri. Uricara ukubita mu maso umugore wawe ukabona ntakiri mwiza, nyamara igihe wamurambagiza agaciro umukobwa yari mwiza kuko yari atarabyara, yari mwiza. C'est normal. Amaze kubyara utangiye kubona amadefu. Oui, afite amadefu kubera utahaba kenshi ngo umufashe kuyakosora, nyamara burya nawe ufite amadefu. Umugabo wawe amaze kugera mu rugo utangiye kumwereka amadefu. Nyamara nuko utari hafi ngo umufashe gukosora ayo madefu. Kubera iki? Responsabilité zabaye nyinshi. Kera yigitagaho we wenyine, nta mwana warimo, yitaga kuri we n'akazi cyangwa se n'amashuri. None uyu munsi arita ku mwana, akita ku kazi, akita no kuri wowe. Nshuti z'Imana, urukundo n'urwango ni ibintu bituranye. Ariko gutekereza ku rukundo n'urwango biri hagati y'urukundo n'urwango. Ni wowe ugomba kureba, gushyira ubwenge ku gihe. Biroroha cyane ko uyu munsi nifata neza kuko sindarongora, ariko umunsi narongoye responsabilité ziba zabaye nyinshi. Uyu munsi urifata neza kubera ko nturarongorwa, ariko umunsi warongoye responsabilité ziba nyinshi. Ikintu Imana idushakaho ni ugufashanya. Kugira ngo tube beza ni ugufashanya. Kugira ngo ibintu bibe byiza ni ugufashanya. Abasore beza bazahoraho, baravuka buri munsi. Abakobwa beza baravuka buri munsi. Reka nkubwire, uzatandukana se kugeza ryari? Uzatandukana se n'abangahe kugira ngo ubone uwo wifuza? Hariho bimwe mu bintu njya nibaza cyane mu buzima bwa buri munsi. Dukunda, nkuko mu gifaransa babivuga, ibintu présentable. Présentable ushobora kuyimfashamo kuyigira nimba turi kumwe. Présentable nshobora kuyigufashamo kuyigira nimba turi kumwe. Mbere nari présentable kubera yuko nta sharije nyinshi zari nkuko nazibabwiye, sinshaka kubisubiramo. Ariko numfasha muri za sharije, nzakomeza mbe présentable nkuko ubyifuza. Nzakomeza mbe umuntu mwiza nkuko ubyifuza. Nawe uzambera umuntu mwiza nkuko mbyifuza. Imana ikintu dukeneyeho ni ugufashanya. Mfasha ngufashe, nyumva nkumve, mpa agaciro nanjye nkaguhe. Buri Imana itaza kuduha agaciro ntiyari kutwoherereza umwana wayo Yesu Kristo ngo aze kudupfira. Ariko nta gaciro yaduhaye. Ndabinginze nimutekereze igihe n'ibihe. Iminsi ishobora gusa ariko ntihura. Uko niko abantu bayiprogramme. Ariko Imana ibasha guhuza ibihe bidahura. Imana ibasha guhindura ibintu abantu badashoboye guhindura. Imana igibasha gukora ibintu abantu badashoboye gukora. Njya nkunda kuvuga ngo nta muntu parfait ubaho, cyangwa se nta muntu waba icyitegererezo cy'abandi bantu.
ariko ushobora kuba urugero rwiza rwo guhesha Imana icyubahiro wemereye Imana ko ikuyobora. Ntabwo tuzabaho kubera ko twe tubihisemo, tuzabaho kubera ko Imana ibiduhitiyemo. Intambara turimo kurwana uyu munsi ntabwo ari intambara y'inyama n'amaraso. Reka mbabwire, Satani ntabwo ari umuntu. Satani ni umwuka, kandi umwuka ukorera mu bantu.